abakurikiye iki kiganiro ndabasuhuje, nitwa Gatebuke. Iki ni cya kiganiro tuganiramo ibitekerezo abanyarwanda batekereza ariko batinya kuvuga. Ndabashimiye mwese rero abakurikiye iki kiganiro aho muri hose, haba mu Rwanda haba no ku migabane yose y'isi. Uyu munsi umutumirwa wacu aradukorera isesengura ku rupfu rwa Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza washyinguwe ejo hashize. Akaba rero ari umuntu deja waciye muri iki kiganiro, ni urubyiruko, akaba ari umuntu uharanira impinduka nziza, impinduka yubaka, impinduka izazana ejo heza hazaza mu Rwanda. Mu byo aradusesengurira rero ni ukuntu abarundi babyitwayemo ibyo byago bagize, n'ukuntu amasomo dushobora gukuramo nk'abanyarwanda, n'amasomo akarere k'ibiyaga bigari kose gashobora gukura mu byabaye mu Burundi. Umutumirwa rero ni Oscar Nyangoga. Oscar rero ikaze mu kiganiro. Miriwe Claude Gatebuke. Ndabongere gushimira kuba bongeye kuntumira kugira ngo nze kuganiriza abanyarwanda, cyane cyane abareba sheni yawe Gatebuke mu Kinyarwanda, kugira ngo tuganire ku bibazo by'u Rwanda no mu karere no by'abaturanyi. Murakoze cyane. Ndagushimiye rero. Nagira ngo uyu munsi tuganire ku rupfu rwa Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza, witabye Imana icyumweru gishize. Noneho ubu ngubu akaba mbese imihango yo kumunamira no gushyingura, ibibazo uyu munsi habaye gushyingura. Nagira ngo ugire icyo uvuga wowe kuri reaction wagize ukibibona, noneho niturangiza tujye mwisesengura n'amasomo dushobora gukuramo nk'abanyarwanda cyangwa abantu bo mu karere. Urakoze ko Gatebuke. Ibyo kuko Perezida Pierre Nkurunziza yitabye Imana bashira icyumweru ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020, ariko bikaba byatangajwe na guverinoma y'u Burundi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatandatu. Rero mbere ndabanza nihanganishe abarundi bose n'umuryango wa Perezida Nkurunziza kubera ko baratakaje umukuru w'igihugu. Gutakaza umukuru w'igihugu ntabwo ari ibintu bisanzwe. Abarundi bihanganishije kandi mwifurije kugira iruhuko ridashira. Yari umuntu wizera Imana, kandi hari abarundi n'abanyarwanda twizera Imana. Nkamwumva ko ibyo yakuriye wenda Imana ariyo nyine izamucira urubanza ikamenya ibyo yakoreye igihugu cye. Bityo twaba tuganire uko nabibonye, ni ibintu byabaye nk'ibintunguye kuko nta muntu nkunda kureba amakuru y'u Burundi. Nawe ku wa gatandatu ari ibintu bya siporo, ariko ku cyumweru no kwa mbere hatangiye kuwiswa ko haba ari umuntu ukomeye, ariko ko hamaze igihe hari ibintu by'ubuha byinshi cyane numvaga bidasobanutse kugeza igihe nyine leta y'u Burundi yemeje ko yitabye Imana. Ni ibintu byatangaje, ariko urebye hano ni ibintu bavuze ko yishwe indwara y'umutima, crise cardiaque. Nubwo bitungura abantu, ariko kurikira imyaka yari afite hari igihe bibaho, ntabwo umuntu yabitindaho cyane. Reka ko guverinoma y'u Burundi n'abaturage b'u Burundi aribo bafite ubushobozi no kumenya icyamwishe. Numva nta mpamvu y'uko umuntu yashidikanya y'uko ibyo batangaje neza atari byo azize. Murakoze. Uhoraho niwe atuma umuntu apfa, kandi niwe atuma abaho. Niwe amumanura ikuzimu, kandi niwe amukurayo. Uhoraho niwe amukenesha, kandi niwe amutungisha. Uhoraho niwe amucisha bugufi, kandi niwe amushyira hejuru. Niwe akura umugorwa mu mukungugu,
agashira hejuru umukene amukuye mu mwavu ngo mwicarikane n'abahambaye kugira ngo baraganwe intebe y'icubahiro. Ayo majambo yaraturemesheje, ubwanje narayibutse, menya ngo uhoraho ni watuma umuntu abaho, ni watuma umuntu apfa. Hama ndavuga ngo reka dushimire Imana kuko ari yituma umuntu apfa ikongera igatuma umuntu abaho, nuko yabonye ko igihe ciwe cyari kigeze. Aha twebwe nimba tugihumeka impwemu z'abakiriho nuko uhora hataravuga ngo harageze. Aha twese umunsi w'umuntu niwagera ntawe uzoharira. Ayo majambo yaraturemesheje, ayo yose navuze yanyeretse ko Imana ari ibigira ikabigirura. Abakuzi wenyene cyubahiro Petero muri kaminuza mwibanga ryo kwigisha ku rugamba rwo guhabuza demokrasi no mu burongozi bw'igihugu, barazi ko amahoro, ubumwe, ubuntu n'ubutungane mu mvugo no mu ngiro vyari igitero n'icitabirizo kuri wewe nyene cyubahiro mboneza abarundi. Intambwe mugiye mudushikanyeko n'icibutso kizokwama kitwibutsa umukuru w'igihugu rurangiranwa atagera umutwe ikibazo carico cose kandi adatinya kumena umushike, intwari mu rugamba, inseruka rukambye, atikinga amacukiro, amacuma c'ibigango ubwo abahungu rwaramutse. Igire mugenzi wagendanye n'abarundi mutagenzanya, iryavuzwe riratashe nk'uko vyamye na mbere hose, intore ntiramba. Reka n'ubundi wenda twe gutinda kuri ibyo ngibyo, n'ubundi bizanamenyekana neza kurushaho, ahubwo wenda tuganire ku buryo abarundi babyitwayemo. Wowe wabibonye gute, cyane cyane dukurikije uko bigenda ubundi mu karere iyo umuperezida apfuye cyane cyane bitunguranye? Urabibonye nk'umunyarwanda, ndavuga nk'umunyarwanda, ni ngombwa ko navuga gutyo kugira ngo bihe umurongo ikiganiro. Icyo nabonye nk'abarundi, nabonye abarundi barabyakiriye neza, nta myirondoro yabaye, ahubwo babonye abantu batuje, birumvikana ko barababaye, bamwifurije kudasira, bavugiza bagejejeho, ahubwo abantu babonye basa nk'ababyishimiye ni abanyarwanda. Ndavuga cyane cyane abashyigikiye Perezida Paul Kagame, nibo bambere ubona babyishimiye cyane, basakuza ko yapfuye, ko azajya mu muriro w'iteka. Ariko abarundi nabonye babyakiriye neza. Si ubwa mbere abarundi bapfusha Perezida wa Repubulika uri mu mirimo, kuko Perezida wa mbere wishwe mu Burundi navuga ko ari Perezida Ndadaye, ngo nawe nakizemo umwami ugeze kubana ku butegetsi witwa Ntare, akicwa ariko nyuma yaho. Ariko Perezida wishwe ari muri ibyo bita en fonction wa Perezida Melchior Ndadaye, batuwe n'abaturage ku itariki ya mbere z'ukwa gatandatu 1993, akicwa hashize amezi ane afashe ubutegetsi, yatowe n'amezi 3 agiye mu buyobozi. Yicwa kandi nanone na Perezida Cyprien Ntaryamira wishwanye muri Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana mu ndege yaguye i Kigali. Abo baperezida bombi bapfa babica. Mu Burundi habaye ibintu by'imivugo cyane, haba ubwicanyi, uburyo byabaye ngombwa ko abari batsinze amatora mu ishyaka rya Frodebu rya Perezida Ndadaye, byabaye ngombwa ko bagabana ubutegetsi n'abari batsinzwe n'abasirikare. Ariko hano ko nyuma y'imyaka 26 Perezida Nkurunziza wari ukunzwe cyane yitabye Imana, ariko kugera iyi saha tuvuga nta muntu wari watakaza ubuzima kubera ko Perezida Nkurunziza yitabye Imana. Abantu bari ikintu gikomeye cyane, ngira nabyita ko ari ishishoza ku Barundi, gushishoza cyane kw'Abarundi muri icyo kibazo, ndetse twe nk'Abanyarwanda bikaba byatubera isomo, kuko nta muntu wifuriza umuntu kibi.
tugomba kwibaza nk'abanyarwanda ese ibyabaye i Burundi biramutse mu Rwanda byagenda gute? Aho niho isomo rya mbere twakwibazaho. none reka wenda mpereye kuri icyo nkubaze, ukaba perezida bandi bapfuye b'abarundi barishwe, Ndadaye yarishwe na Ntaryamira yarishwe, habaye imvururu icyo gihe, nyuma yaho ubwicanyi, intambara. Ukeka wenda ko igituma ubu ngubu nta mvururu zihari ari ukubera ko perezida Nkurunziza yapfuye yishwe n'indwara, aho kugira ngo bibe iryo yicwa, nubwo bwose nyine nk'uko twabivuze kare tutaratinda mu buryo yapfuye kuko harimo urujijo, ariko ukeka ko ari izo mpamvu cyangwa se bishwe mu buryo harimo violence, reka tubivuge gutyo, naho Nkurunziza we yapfuye mu buryo nta violence mbese yari ihari, nta masasu, nta kumukatagura cyangwa kumutemagura. Ukeka ariyo mpamvu cyangwa ni ukubera inzego z'u Burundi? Ubibona gute? Nkeka ko harimo nabyo byashoboka ko kwatishwe, ariko harimo n'ikintu nakwita cyo ko hari n'inzego, uko perezida Nkurunziza yayoboye igihugu yagerageje kuyobora ku buryo butagendeye ku muntu. Nkeka ko nabyo biri mu byatumye hataba ibyo bibazo nk'ibyabaye imyaka ishize, cyane cyane ko hari abantu bagerageje kubyenyegeza bakaba batiyaruzwe yagize gute, ariko iyo wakurikiraga ayo makuru yaciciraga ku mbuga nkoranyambaga za WhatsApp na Facebook, ubonaga ko ari ibintu cyanangaje cyane, ni uko ubonaga byanditse mu Kinyarwanda. Ubwo niho natangiye no kwibaza ni ibihuha byose ko bisohoka byanditse mu Kinyarwanda bitanditse mu Kirundi, ibintu n'ibindi. Kuba ko burya umuntu ashobora kwitaba Imana azize n'indwara, ariko abantu bakabyuriraho bakavuga kuko ngo abaturage, aho umuturage uri mu giturage hirya mu Burundi wenda utakurikiye, bashaka kumubwira bati bishe perezida, dore n'abanyarwanda n'aba, ugasanga bahutse mu baturage batangiye gusenya hagati yabo. Ariko bakuru bafite ubuyobozi, kuko bafashe igihe amasaha 24, nabyo harimo ibyo gushobora ko burya ngo perezida arapfuye, urumva kwicwa n'umutima ni ibintu birihiyona mu rwego rwa nakwita bwa emotion, kuba umuntu yarangwa ari muzima arapfuye birarangiye, urumva ntabwo ari ibintu uhita uvugana. Nkeka ko n'umuyobozi byaratunguye cyane, ariko bafashe umwanya wo kwitekerezaho kugira ngo babijere, babisesengure neza mbere yo kwitangariza abaturage. Nkeka ko n'icyo kintu cyo kuba barategereje bagatangariza abaturage bamaze hashiramo amasaha 24, nabyo byatumye ibintu bibasha kugenda. Urumva iyo wafashe igihe, wenda nkeka ko nk'abayobozi bamwe wenda mu ntara z'u Burundi aho bagiye bagaragara bakavuga ati wenda uko bimeze dushaka kuza kubabwira wenda inkumbi, bigatuma hatagira utungurwa ngo amenye perezida yapfuye byagenze gute. Nabyo ibyo mvuga ni harimo gushishoza kwa mbere, nuko nyine kuba habonetse inkumbi, ariko mu kwitangaza hakabamo ikintu nakwita kwitonda, kuko na ibinyamakuru nka za Ruswa zo mu Bubiligi bakoresha umudamu Claude Blackman batangiye kubyandika bahimba ibintu yishwe na coronavirusi, ariko byose byabo babatishwe na physical yake, kandi n'abantu bazi bakurikiye iby'ubuganga bazi ko coronavirusi yica n'uburyo perezida Nkurunziza yapfuye nta hamwe bihuriye. Ibyo nimvuga ni harimo gushishoza. Nibyo. Ubwo icyo numvise hari amasomo abiri deja umaze kuvuga. Irya mbere wavuze ubushishozi, irya kabiri wavuze gukurikira inzego. None waduha urugero, ubwo bushishozi sinzi niba ari byo twakwita maturité mu Kinyarwanda, ariko cyangwa niba iryo jambo rizi wamfasha wanyunganira, ariko nkeka ko nacyo ari ikintu cyagaragaye muri leta
y'u Burundi haba muri leta no muri opposition. Wowe sinzi niba ariko bibona, ariko nagira ngo ugire icyo bivugaho urebye ukuntu inzego zose zabyitwayemo. Urakoze. Nanjye makitse sukura byita mu Kinyarwanda nabyita imikurire wenda mu bitekerezo cyangwa se mu bikorwa, gukora ibintu umuntu adahubutse, kutagira ubuhubutsi mu bikorwa. Maturite mu nzego abantu hano nayiboneye, nahereye uvuga uburyo babitangaje. Guverinoma niyo yabitangaje, ntabwo habaye wenda ngo general runaka yohereze WhatsApp ahantu minisitiri runaka, bakurikije umurongo leta aba ari ibitangaza. Nyuma yo kubitangaza urumva hatangiye kuzaho speculation, abantu bavuga bati speculation ni nko gushakisha nyine, bavuga bati ni uraba perezida n'uyu nguyu, ariko bo ngira isomye n'itego nshinga urabona ko bazavuga ati hagomba kuba kujya perezida w'inzibacyuho, kandi bakavuga ngo ko perezida Ndayishimiye watowe n'abaturage, ni nafutsa nyine abatwumva ko perezida Nkurunziza Imana hamaze gutorwa perezida wa Repubulika mushya witwa General Major Evariste Ndayishimiye, akaba yari yanemejwe n'urukiko rw'iteko nshinga ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatandatu. Ubwo hajemo ikibazo cyo kuvuga hajyaho perezida w'inzibacyuho, bamwe bati ni visi perezida wa mbere Gaston Sindimo, abandi bati ni perezida w'inteko ishinga amategeko, kwako perezida agomba gukora ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa munani. Ariko iyo urebye iteko nshinga ryabo mu ngingo y'104 bavuga ko manda ya perezida wa Repubulika irangira iyo umusimbura arahiye, ndetse na nyuma yaho bimaze guhibisa komisiyo ishinzwe amatora yitwa Seni yavuze ko iyo tariki ya 20 z'ukwa munani nta yanditse mu iteko nshinga ari karangire bari bakoze, kuko perezida Nkurunziza aratangira manda yatangiye mu 2015 yitabye ku itariki ya 20 z'ukwa munani, manda akaba ari imyaka 5 bari babishyize ku iyo tariki kugira ngo wenda bagire igihe cyo kuba baganira mu kumenyerana, babumenyereza ubutegetsi, byari ibintu bikanya hagati yabo. Ako akoraje circonstance icyo nakwita ibintu bidasanzwe, ibyo ntabwo byashobotse. Ubwo rero icyo abarundi bakoze bo bakurikije iteko nshinga mu ngingo y'121 yavugaga yuko iyo perezida wa Repubulika apfuye hari urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga rugomba kubyemeza, bakavuga ati mu mategeko twemeje ko umwanya wa perezida wa Repubulika nta muntu urimo, bita vacances ya poste. Iyo nama yavuga ko ari vice perezida na guverinoma bafatanyije hamwe babyemeza, bakandika urukiko rw'iteko nshinga rukemeza ibyo bintu. Barabikoze, bakoze inama n'uwayikoze ku itariki ya 10 cyangwa 11 z'ukwa gatandatu, bakora inama mu kuvuga ngo nibyo mvuganye byo gukurikiza amategeko, nta bintu byo guhubuka ngo kanaka ngo ni jya wabaye perezida, we nubwo witwa Nyabenda perezida w'inteko ishinga amategeko ati mbaye perezida, nubwo ari amezi 3 ariko namubaye oya. Bakoze inama ya guverinoma, visi perezida wa mbere arayobora, bakora rokete, basaba ubusabe urukiko rushinzwe itegeko nshinga, bavuga ingingo bahereyeho babiriza mu rukiko. None muhajemo ikiri cyo kuvuga ngo haraba amatora, agomba kuba amatora, ndetse hari n'umuntu wo mu ishyaka ry'urwanya leta witwa Gaston Wasa gutyo rwakategetse kuba ko hagomba kuba amatora. Aho naho urukiko rwarateranye barareba biga iteko nshinga basanga amatora atagomba kubaho. Hari ikintu bagita mu Kinyarwanda cyangwa mu Kirundi icyo bita cas de force majeure, ni ikintu cyo kidasanzwe. Ibyo byanditse mu iteko nshinga ko amatora agomba kuba keretse habaye ikintu kidasanzwe. Urukiko rwahereye kuri iyo ngingo rusanga ko gushyiraho perezida w'inzibacyuho, muri perezida w'inzibacyuho ashyirwaho kugira ngo abaturage batore perezida wa Repubulika mushyashya. Mu gusesengura basanze perezida wa Repubulika mushyashya ahari yaratowe n'abaturage, bavuga ati si ngombwa ko abaturage basubira amatora kuko perezida mushya arahari kandi natwe twemeje ko yatowe mu buryo bwemewe n'amategeko. Ibyo nabyo nibyo bita inzego. Perezida Barack Obama yavuze kuvuga ko Afurika ikeneye
inzego zikomeye kuruta abantu bakomeye, abayobozi bakomeye b'abanyagitugu, bivuze strong institution na resistance. Aho abarundi bageze ku rwego rw'inzego zashinze imizi, guverinoma n'inzego z'ubucamanza cyane cyane izo ngizo zishinzwe kurinda itegeko nshinga. Ikindi nakunze mu Barundi cyiza cyane ni uko no mu bantu barwanya leta, sinzi n'aho byitana barwanya leta cyangwa se batembada ujya kurwanya leta, utavuga rumwe na leta, abatavuga rumwe na leta, kuko mu gihugu kirimo demokarasi batuga abatavuga rumwe, abatabona ibintu kimwe, kuko bireme ko mu bihugu bya demokarasi abantu batabona ibintu kimwe. Abo bantu batabona abantu kimwe bose nta n'umwe bishimiye ko Perezida Nkurunziza yapfuye. Bose byarababaje, bavuga ko igihugu cyabo gitakaje umuyobozi, bavuga ko bamwishifurije kudashira. Ababivuze ni babandi b'inkundarubyino bahungiye baba mu Rwanda. Burya hari ibintu wibaza, yumva umuntu ngo araharanira demokarasi akaba yarahungiye i Kigali, ubyibazaho cyane. Nk'uko muri Amerika murimo uburenganzira, babona umwirabura uharanira uburenganzira muri Tennessee, ukumva wenda aba acumbitse muri Alabama ku bandi b'abasupremacisite, bamubazaho cyane. Abantu baharanira demokarasi mu Burundi baba mu Rwanda twebwe tutanashobora kuvugira mu gihugu cyacu abantu batavuga rumwe na leta, aroke abatavuga na rumwe mu Burundi bo babivugira mu gihugu cyabo. Ibyo ni byo kwibazwaho. Ngibi byo mvuga ni ibi twebwe nk'Abanyarwanda ni ibintu nabyo byari kutwesoma. Noneho mbere yo gusoza, ndagira ngo nongere noneho uko ugenda uvuga niko ngenda numva ayo masomo. Hari ubushishozi mu Barundi, hari kugendera ku nzego, hari gukura mu mutwe maturité, hari noneho no kuba Uburundi bwerekanye ko hari inzego zisumba umuntu. Numva ariyo masomo ane deja tumaze kugeraho muri aka kanya umaze gusesengura ibyo byabaye kuri mu Burundi nyuma y'uko Perezida Nkurunziza apfa. Noneho deja n'ukuntu bahisemo ko batazajya muri transition, bazahita barahiza perezida mushyashya. Ubona mbese ko ari ibintu wa mugani urebye hagombye kuba, ukurikije ibyagiye biba nyuma, hari imvururu nyinshi cyane, ariko urabona ko ari ibintu biri kugenda mu mutuzo. None amasomo twakuramo ari Abanyarwanda, ari no mu karere, kuri bino bintu by'impinduka n'ibintu mbese akuntu Abarundi babyitwayemo, ni irihe somo twakuramo nk'Abanyarwanda? Urakoze. Amasomo uriye twavuze, hari irindi wenda navuga rya nyuma, kuko tugiye kubona byerekeye n'akarere, ni ukubana neza n'abaturanyi b'igihugu. Urabona Uburundi ni igihugu kigizwe n'ibihugu bitatu, hari Congo, hari Tanzania n'u Rwanda. Urebye ukuntu abantu ba mbere bohereje ubutumwa bwo kwifuriza kwifatanya n'Abarundi muri ibyo byago bagize, Perezida wa Tanzania ari mu bantu babikoze, hari Perezida wa Congo, ndetse no muri Congo ho hagiye hurizwa abaminisitiri, abadepite, abasenateri, nabonye nk'ishyaka rya Joseph Kabila wohereje ubutumwa, ishyaka rya SNDD-FDD. Ariko twategereje mu Rwanda habaye kwishima ku byasuzwe ku itariki ya 9 mu masaa 10 zo mu Burundi. Ariko ubutumwa bwa mbere bwa Perezida bwonyine bwarasohotse, bwaje nka saa 6 z'ijoro. Wenda abandi bantu bose bifatanyije n'Abarundi, ariko ukibaza mu Rwanda bari hehe? Ahubwo ugasanga Abanyarwanda bifurije Abarundi ko babafashe mu mugongo, ugasanga za nkundarubyino ziri kubatuka,
interahamwe yapfuye ngo bazayisange mu muriro. Nabonye n'umugore wa generali Mbaka Muganga yabyishimiye cyane, yitwa Solange Kamuzinzi. Abantu babyishimiye cyane kugeza ubwo saa sita z'ijoro nibwo perezida yohereje ubutumwa abagiye bakritika. ahubwo se izo nkundarugero nta kintu zabwiye perezida kuba yagize yatanze condoleance? Waba mu Kinyarwanda utazi ikimuhatse ubundi se ngiye burakuba ngo ni intore izurusha ibarusha intambwe n'ubwenge. Urumva rero yavuze iyo banyuranyije nawe nyine bahita baceceka. Ubwo urumva niko byagenze. Nyuma haza ibihugu byinshi cyane byo mu karere, muri Kenya, muri Uganda, hose ureba wabonaga bari gufatanya n'abarundi bafata umugongo, cyane cyane ko byaje mu gihe nakwita uko urupfu rwa perezida Nkurunziza ni urupfu rutangaje rwabaye. Ubugihe rwabaye ntawavuga ngo urupfu rubaye igihe cyiza cyangwa kibi, kuko ntawakwifuza umuntu kugira igihe kibi, ariko hari igihe urupfu ruza ukavuga uti ni byiza. Sinzi nabivuga uti iyo ruba mu gihe nk'iki byari kuba bibi cyane. Urupfu rwa perezida Nkurunziza rwabaye mu gihe bari barangije amatora. Barako amatora arangiye habayemo ibintu byo bari bagize wa kabiri twa Gatongwasa yero kwa ko amatora ageze nabi yarabirwanya, ariko akurikiza inzego zigenwa n'amategeko kugira ngo ajye kujurira. Arajurira, urukiko rw'iteko nshinga rurabyemeza. Nyuma Gatongwasa avuga ati ngewe nagiye mu kujurira none ndatsinzwe. Iyo umuntu atsinzwe imbere y'urukiko rw'iteko nshinga biba birangiye, ubwo nakiriye ibyavuye mu matora. Urumva iyo biba wenda mbere y'amatora, urumva hashobora kuba wenda utundi tubazo. Iyo biba perezida ataremezwa hagomba kuba utundi tubazo. Ubwo rero perezida Nkurunziza yapfuye, ibihugu byose byo ku isi biri kohereza ubutumwa bw'ishime perezida watowe. Barakunda Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze ko ziteguye gufatanya nabo. Kuba rero perezida Nkurunziza yapfuye byatumye ubwo butumwa bukomeza buvuga ati tubifurije, tubafashe umugongo, kandi turabifuriza ko perezida mushya uzatorwa azakomezanya nabo. Ikiburema nakunze cyane mu rwego rw'akarere ni uyu munsi nabisomye, byasohotse na kwejo mu cyango cyo mu Rwanda cyitwa Uganda Monitor, isohoka ku cyumweru Sunday Monitor. Ni umujyanama wa perezida Museveni, ariko akaba ari na ambasaderi wa Uganda muri ONU witwa Dunia Yebare. Yanditse inkuru kuri perezida Nkurunziza nka hommage yamuhaye, asobanura uko amuzi. Bati ko abantu batazi ya Dunia Yebare ni umuntu w'umudiplomate n'ubaye ambasaderi mu Rwanda, ndetse no mishi yashize kugira ngo ba bintu bafitanye ibibazo na Uganda byongere bizamuke. Ni perezida Museveni yohereje kugira ngo aze kuganira na perezida Kagame, kuko bavuga bati wenda ko ari umudiplomate afite uburyo aziranye na Kagame. Niwe bohereje kugira ngo babashe kuganira, kugira ngo babashe gushyiraho inzira kugira ngo babashe kuba ibiganiro bagiye bakora. Umuntu urumva nawe yavuze ko nuza akarere yagiye akora misiyo nyinshi cyane mu karere. Yavuze nyine perezida Nkurunziza ibyo twagarukagaho, yamugarutse bati icyo yahereye ku jambo perezida de Gaulle yavuze y'abantu bigira abakamara. Tuzukorwa mu cyaro mu Gifaransa rwa indispensable, mu cyaro bwa kamara. Mumva ko ari aho adahari igihugu cyashira, cyangwa se ko ataravuka wenda igihugu kitari kiriho. Yavuze ati yahereye perezida wa Francis, abantu babo bakamara usanga ari uzuye mu marimbi. Ati kiza cya perezida Nkurunziza twe ntabwo ari kamara. Atanga urugero rw'ukuntu yamumenye bari mu mishyikirano y'amahoro banegosiyaga na guverinoma y'Uburundi icyo gihe. Bati perezida Nkurunziza iyo yazaga ayoboye delegation, niwe yasabaga ko abo bazanye bose badahezwa, bose ibyo baravuga buri wese agira ijambo abivugaho. Ati niho nabonye ko ari umuntu udashaka kwishyira imbere. Ati baravuga ati nkatwe twabaga turi mu byaturega ikibazo ko buri wese avugaga
ubwo bazaga bakavuga wese akavuga atekereza ntibahuze ariko yabahaye ijambo ashaka kwerekana ati ni uyoboye abantu ntabwo ari byo ndaza ngo mvuge ibyanjye ntekereza we na mugenzi wawe twazana kubitekereza ati ariko ati iyo stili y'ubutegetsi ati byatushyaga ariko nyuma byaje kubamo amasezerano bajya mu butegetsi ati no mu kuyobora niko yayoboye igihugu urabona ko no mu kuvaho niko avuyeho urabona ko avuyeho yateguye uzamusimbura babikoze neza reka ko ari isomo ryiza mu karere kuko ubundi cyarabaga ari ikibazo mu karere ubu ngubu noneho bugiye kuba icyitegererezo mu bubanyi n'amahanga icyitegererezo si mu buryo bwo gukemura ibibazo nk'ibyo bikomeye nkaba numva ko perezida ugiye gutorwa ndumva noneho abantu bazabasha kumwumva neza bazamwumva neza kuko ubu byaje mu butegetsi ubona ko abantu biteguye gufatanya n'Uburundi nkaba nibaza niba ariyo mpamvu u Rwanda rumaze kubona ko ibihugu byose bya Afurika byabajwe no kuba muri zero perezida Kagame yohereje message ya condoléance nyuma ibihugu byose byo mu karere bigasaba ko amabendera amanurwa u Rwanda rwabikoze nyuma ntabwo twabagaya baba ngo muzadutsinde muzatugaye gutsinda barabikoze ni byiza ariko byari kuba byiza none iyo babikora bwami kuko muri cya gihugu muri kariya karere abarundi n'abanyarwanda turabana ntabwo byumvikana ko kugera ubu ngubu u Rwanda n'Uburundi babana kubera ubuyobozi bubi cyane buri mu Rwanda babana nabi n'Uburundi ntabwo twamye kubana nabi n'Abarundi abo ni abavandimwe bacu ni abantu duhuje imico duhuje ibintu byinshi cyane ku buryo ari nk'ibintu bizima nakwita bizima nta nubwo bamye kuba ari n'umupaka hagati y'ibihugu byacu ariko nkaba nizera ko perezida ubutegetsi bushya bugiye kuza mu Burundi mfite icyizere ko ibibazo bizakemuka bagakomeza kubana n'abandi bantu noneho Uburundi bwamaze imyaka 5 busa nk'aho ari igihugu gifungiranye noneho kikabasha kuzamuka ndetse n'abanyaburayi bari barabaye nk'abashyira mu kato igihugu nabo bakumva ko icyo Abarundi bashaka ubutegetsi bafite ari ubutegetsi banogeye ntibakomeze gusa nk'abo bashyira ku ruhande kandi ari igihugu kirimo amatora igihugu abantu bavuga bakishyira bakizana aroke bafasha hagati y'u Rwanda nuko nyuma twese umuntu yabanamo amacimira Abarundi uburyo bitwaye muri iki kibazo none se urabona urupfu rwa Nkurunziza ruzaba hari ubwo rushaka kuba imbogamizi wenda ku muperezida mushyashya ugiyeho Generali Evariste murakeka hari imbogamizi bizamugirira cyangwa se urakeka uze ko ufite icyizere ko bizagenda neza cyangwa urabona urebye kubera inzego z'u Burundi bizagenda neza nta kibazo mfite kuko nk'ibyo navugaga by'amasezerano bagiyemo akenshi perezida Nkurunziza yabaga ari kumwe na Generali Evariste Ndayishimiye ndetse nabo baperezida tuvuga urebye muri Uganda muri Kenya bose ni abantu bagiye bahura nawe akenshi Nkurunziza yamwoherezaga urabizi ko muri minsi yashize Nkurunziza ntabwo muri manda ye irangiye atigeze asohoka ngo ajye hanze uretse urugendo rumwe yagiye muri Tanzania akenshi yoherezaga Generali Evariste Ndayishimiye no kuri umuntu uzwi n'abayobozi bo mu karere usanzwe aganira nabo abanumva ko nta kibazo azagira wenda ngo Mutonde ntabwo azi abaperezida ntabwo azi Museveni ntabwo azi Kenyatta ntabwo azi perezida Magufuli bose arabazi wenda uwatazi ni Kagame ntawamenya ubwo ndumva n'abavuga wenda ngo tugarutse kubera ibibaho ati wenda haje ibihuha ngo u Rwanda rushaka gutera Uburundi ngo abasirikare benshi cyane kuri Kongo ariko urebye ubona ko n'u Rwanda sinzira bafite iyo migambi ntawamenya ariko nkurikije ukuntu bimeze
byaba ari baramutse babikoze cyangwa inzu kuri icyo kintu yabakoze ikosa rikomeye kuko mu karere abantu birebye ubona bari ku Burundi cyane cyane kuko Uburundi bwitwaramo neza kuko ikintu nabonye cyiza ni icyo nakwita siniko nakwita mu Kinyarwanda ni ikintu nakwita dignity ubona abarundi bafite n'abayobozi babo ubona ibintu bagitwaramo neza ntabwo batukana ntabwo nk'uko dukunze kubona kuri bamwe mu bayobozi b'u Rwanda usanga abarundi ari abantu bashyira imbere icyo kintu cyo kubaha n'u Rwanda batumvikanaga bagize kunga bati twe dufitanye ikibazo n'u Rwanda ariko tuzakurikiza inzira ziteganywa n'amategeko mpuzamahanga kugira ngo icyo kibazo gikemuke barumva ko ubutegetsi bugiye kujyaho na perezida Evariste Ndayishimiye nuba nta kibazo azagira kuko ni umusanzwe uzi kandi akabaza akazi ni byiza cyane. Nanjye nizere ko perezida Evariste Ndayishimiye azayobora neza azayobora Burundi akanarusha na perezida Nkurunziza kandi agakomeza uko Burundi bubaye intangarugero mu karere uko mbese ibintu ubutegetsi bushobora guhinduka nta mvururu zibaye cyane cyane nk'umuperezida apfuye ukiriho agapfa bitunguranye. Ibyo bintu ayo masomo kuri njyewe ndumva nanjye ari meza ari ku baturanyi mu Rwanda cyane cyane ariko no ku bandi baturanyi bo mu karere. Nongere nyasubiremo nihagira iryo nibagirwa ubwo unyunganire hari gukurikiza inzego hari ugushishoza hari kugira imikurire mu mutwe niko twabyise maturité hari kubana neza n'abaturage n'abaturanyi hari no kugendera ku mategeko ateganyijwe yo gutegura ibyo bintu ariko nyine ayo mategeko nayo agomba kuba atari amategeko ya dictature ari amategeko aproteje abaturage aho kugira ngo abe amategeko yo guproteja abategetsi ngewe nicyo wenda nakongeraho ku giti cyanjye niba hari ibyo nibagiwe ubwo wanyunganira mbere yuko dusezera kuba kuri iki kiganiro. Nuba byose twabivuze ikindi nasomye uwo mugabo witwa Dunia Yibare yavuze namugarutswe cyane kuko impamvu nabisomye nuko nabonye bavuga mu gitondo afite nana wakuntu perezida Nkurunziza bari mu mishyikirano yarusha babayize kwa passport za Uganda noneho nabona bandikaho impamvu ngo perezida Nkurunziza yabaye passport ngo bamaye passport yitwa Sura Katoline ngo mu cyo mu Uganda yahise iryo zina none cyanagaje nasomye inyito y'inkuru mbonamo ifoto y'umuntu witwa Ambassadeur Charlotte Mukankusi none ngira ngo bibeshye ngwese kuki mu nkuru hariho Charlotte Mukankusi nibyo byari nabavyi twavugaga iryo somo abanyarwanda nubwo bamanuye amadarapo nubwo perezida atanze ubutumwa ariko umva ko haracyari ikintu cyo gushaka gusomborotsa ubwo byari babifashe babijyana muri passport umudamu yaba afite ibintu bitagize naho bihuriye garutse ko uwo mugabo ikintu yavuze ko ubwo baherukana mu mwaka ushize 2019 yamubajije ikintu yumva yamubajije ibyo yumva yagezeho bizima n'ikintu yumva yaba ataragezeho icyo gihe nyine ngo perezida Nkurunziza yambwiye ko mu yumva atarabashije kugeraho yavuze ko harimo ikibazo cy'ubukungu n'ikibazo cy'ubuzima secteur de santé ubona byarimo n'isomo nakwita byo kwicisha bugufiya urumva yashaka kumbwira ati nongeye natsinze imihigo batsinze imihigo twarayesheje nabyo icyo twumva nyine abantu bari mu minsi uretse kumbwira ko Ubufaransa ko mu Rwanda ari isuku kurusha mu Bufaransa nyine ariko ati ibi nibyo numva tutabashe kugeraho twagomba kugera niba ko harimo n'ibyo somo ryo kwicisha bugufiya ariko akaba ati uzasimbura icyo kimushimisha ni ugutanga igihugu kirimo n'umva perezida Nkurunziza ibintu byose navuga bimara kwicisha bugufiya aba rero nifuza ko uzajyaho izo hantu perezida Nkurunziza yavuze yuko batabashe kugera kure hano mu bukungu no mu buzima bizashoboka
kuko ni igihugu cyiza, ni igihugu gishobora kuba gifite ibyo nakwita ubushobozi. Abarundi burya iyo mutekanye mufite ubwigenge, kuko icyo bashyize imbere cyane ni ukugira ubwigenge mu gihugu cyabo. kuko iyo urebye mu Rwanda, twe mu Rwanda ibintu babikora abanyamahanga, kugira ngo abanyamahanga baze babone uko imihanda isukuye, ariko abarundi bo bavuze ko ibyo bakora babikora abaturage, ntabwo bakeneye ko umuntu aza bakabaha amanota, ibyo ntabwo ari byo bibareba. Nkeka ko ari naho natwe isomo twabanje kubanaho, kugira ngo mu Rwanda ibikorwa byose bashyira imbere icyo abaturage bifuza, aho kugira ngo umufaransa azaza ngo dushime, umunyamerika bazatwandika muri bya binyamakuru bya Forbes n'ibiki byose, ntabwo ari byo abaturage bakeneye. Bijya gusa nko muri Tanzania niko mbibona, modeli y'u Burundi kwiyubaka daboro, noneho igituruka hanze bikaba okay, niba bije ni okay, ariko nibitaza nabwo nta kibazo. Ndagushimiye rero umwanya waduhaye n'isesengura ryawe, nanjye nkomeze nifurize abarundi n'akarere bose gukomeza kugira umutekano, ko hakomeza kutabaho imvururu. Ngashimira maturite, irindi somo wavuze nari nibagiwe ni maturite muri opposition, ariko iyo maturite mu bantu bose ari ubuyobozi ari na opposition mu karere, na zino mpinduka ziciye mu buryo bw'amahoro butarimo imvururu. Rero nyine nanifurize na perezida mushyashya azagira ubuyobozi bwiza, kandi ko Uburundi buzaba igihugu gifite demokarasi, cyane cyane igihugu cyubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kandi ko buzatera imbere. Ndagushimiye cyane. Ndagushimiye cyane. Abakurikiye ikiganiro rero, ufite ku manywa mirirwe, abafite nimugoroba muramuke, nawe ubutaha.